uko Rukara rwa Bishingwe yishe umuzungu. Ku itariki ya mbere z'ukwa kane 1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu Bufaransa witwaga Paul Rupias amutsinze kuri Nyabyungo mu Burera. Uwo munsi Rukara yari yitabye Padiri Rupias ngo asobanure uko yaranduye imbago z'abazungu bari barateye mu masambu y'abarashi Rukara yakomokagamo. Bamaze guhura, umuzungu yasohoje Rukara ngo Yambu, undi amwihanangiriza kutazongera kumusohoza atyo kuko Rukara yavugaga ko Yambu ari ukwamburwa abana. Ibi Rupias yabifashe nk'agasuzuguro abamukubise urushyi, maze Rukara azabiranywa n'uburakari aba yadukiye padiri amutaka umunigo kugeza aheze umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirirwaho igihano na Perezida w'Ubudage witwaga Godivius abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni ba Musinga. Bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'ibyo Rukara yakoze, nk'uko inyandiko ya Villette Emmanuel igaruka cyane cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda kuva mu 1867 kugeza mu 1994 ibigaragaza. Mu nanga ya Sebatunzi yanasubiyemo na Munyakazi Deo bagaruka ku buryo Rukara akimara kumenya ko atumijweho n'umuzungu bo bitaga Rugigana yakenze ko ishyamba atari ryeru, maze ahamagara umuhungu we Nyirinkwaya amutumaho imitwe n'ingabo ze zose zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira, abatereka intango maze arabibatekerereza anabihanangiza kutazamuterekera nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo yose yarataratse irivuga isezeranya Rukara kutamutaba mu nama. Ariko ubwo Rukara yatangiraga gushyamirana na Rupias bapfa ko amubwiye Yambo kandi yarayifataga nk'igitutsi, maze Rupias agashinja Rukara kumusuzugura, bahise batana mu mitwe, maze umuzungu asumira Rukara amukubita ikirato amutera n'ikofe. Ya mitwe y'ingabo yose yahise ikwirwa imishwaro. Umwe muri izo ngabo witwa Manuka ngo yahise ahindukira akubita icondo ry'ingabo uwo muzungu amuhirika kuri Rukara, maze Rukara aramwigaranzura amutaka umunigo kugeza ubwo aheze umwuka. Niko kwivuga agira ati, ndakwishe intahana batatu ya Rutamu nyir'urugi ruvuga nk'indamutsa, ndakwishe ndise wa Nyirinkwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwiyita urw'igikundiro rwa Semukanya, intahana batatu yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira i Bufumbira. Hadaciye kabiri bahungiye i Bufumbira, umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekerereza ko mu gihugu himye umwami mushya, maze Rukara amusubiza ko n'ubundi nta maramuko y'iw'abandi hamunaniye. Abaza uwo mugaragu ati, uwo mwami wimye yitwa nde? Nuko uwo mugaragu aramusubiza ati, himye Ndungutse kuri Rutangira. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirije ko se na sekuru bahaswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati, narabimenye ga Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yohererejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yaburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahorerwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yamutumyeho ngo babuguze. Bakibuguza Rukara yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo uwitwa Pawulo arahingutse. Rukara ati, yampaye inka Bishingwe. Ese Ndungutse nawe koko? Ngibiri y'ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati, humura ndabakurinda. Rukara ati, ntabwo kibandinze ahubwo wantanze mba ndoga umwami.
ubwo Pawulo yaje bwangu agize ngo arasuhuza Rukara muri ya ndamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati Yambu nayanganiye na sobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndi umucyavu, ndagiye urw'igikundo rwa Semukanya ngiye kwishyura icyo nakoze, ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa, yongeye kubwirwa Yambu maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe uwishe umuzungu ati nawe banza umwibwire, numvise ngo muzi kwandika kandi ibyo murabimbariza iki? Abari aho bose bahamije Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa ko ari we wamwishe kandi atabiguraho. Yasezeye abana be n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutazamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe, kuko nawe yishe umwe. Yakikijwe n'abasirikare imbere n'inyuma maze ajya kunyongwa, ariko mbere yo kumugezayo bivugwa ko yabanje kwisasira babiri. Inanga ya Sebatunzi ivuga ko ubwo bamujyanaga kumunyonga yashikuje inkota cyangwa bayineti, ibyuma abasirikare bitwaza, maze agitikura uwari umuri imbere, maze abari bamuherekeje bose bariruka. Hanyuma umwe mu basirikare bari bamuri inyuma amurasa urufaya rw'amasasu, ariko kubera kurasana igihunga n'ubwoba bwinshi arasa n'undi musirikare w'umuzungu wari imbere gato. Amateka avuga ko nyuma yo gupfa abazungu babanje kugira ubwoba ko atapfuye, niko kuzana umuganga aramupima abari we wemeza ko yapfuye. Ngo aya mateka ya Rukara rwa Bishingwe, urw'igikundo rwa Semukanya ntahana batatu uko yishe umuzungu. Ngira ngo abantu benshi mwari mukeneye kumva aya mateka kugira ngo musobanukirwe neza uko byagenze. Turabashimiye rero abantu mukomeje gukurikirana iyi Rwanda 24 TV, mukomeze mukande like, ndetse mbwira n'abantu batari bakora subscribe guhita bayikora, kugira ngo inkuru nk'izi nizijya ziza zijye zihita zibageraho, mujye muhita muzibona muri abambere, kandi mukore na share kugira ngo muzigeze no ku bandi. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.